Turabasuje cyane inshuti bavandimwe, ni ukuri nongeye nagarutse njya numva ibibazo mu muryango, imiryango irimo iracika, imiryango iri gutandukana bitewe no kuvuga ngo abagore umugabo yarambwiye ati mva, yanditse message hano arangije aratubwira ati umugore wanjye ntago ajya anshimisha nk'uko mbishaka, ntajya mfata neza nk'uko mbishaka, niyo mpamvu nanjye nsigaye ngira gute muca inyuma. Ni iyihe nama watugira? Ni iyihe nama wagira abagore bacu ko tukwizera nk'umubyeyi? Ni iyihe nama wagira abadamu bacu? Rero nanjye nje hano nje kubagira inama mwa badamu we, ni ukuri mugerageze umugabo wawe nawe avuye mu kazi ugomba kumwakira neza, ukamwakirana ubwuzu, ukamufata neza, ukamuha care zikwiye abagabo. Iyo umajije kumuha care rero ibintu bigenda neza nawe kandi akishima. Icyitonderwa wa mugabo, ntuzajya ubona ugiye kubonana n'umugore wawe, uba ugomba kubanza ukamutegura neza, kuko aba yiriwe mu rugo ari muri stress z'urugo, ashaka yirukanka ajya hirya no hino ari gushaka ibyo guteka agira ubuhe. Rero niyo mpamvu uba ugomba kumwegera ukabanza ukavuga ati se mudu tujyanyemo niyo kweri, ukabanza ukamutegura neza, ukamufata neza, mukabiganira neza. Icyo gihe umugore bimujyamo akumva icyo agiye gukora koko akabikora bikunze, akaguha care. Mwaba mama mwe namwe musuzugura abagabo banyu, mutaha umwanya abagabo banyu, mugerageze muha abagabo banyu umwanya, mubahe care bakwiriye nk'abagabo. Erega umugabo ajya kugukura iwanyu, ajya kukuvana iwanyu, aba ari abakobwa benshi yagiye ahura nabo, akazi akora kose agenda ahura n'abakobwa benshi kandi beza. Kuba rero yaragutoranyirije iwanyu akarenga imidugudu 5, akarenga imidugudu 6, 9, 10, sibyo? Nuko aba agukunda. Ntabwo umugabo yaza ngo agutereke muri miliyoni ze 5, 10, 3, ni urugero ku bantu baciriritse 3, atagukunze. Buriya umugabo niyo yaguca inyuma, akaguca inyuma inshuro nyinshi, akagira gute? Urumva agusiga urimo kurinda miliyoni 10, ibihumbi 10 ajyanye hanze ntibikajye bikubabaza, sibyo? Mujye mwihangana, mureke gufuha, mureke guhagarika imitima. Umugabo ntago yawusiga muri miliyoni 10 atagukunze, akavuga ati uno muntu niwe uzabasha kunjerera umutungo wanjye neza, azabasha kuwucunga ibyo nakora byose. Nimukajya muhagarika umutima mubona ngo umugabo yagiye, ngo yatanze 10, ngo ubwo yanciye inyuma, ubwo yagiye agenda ajya naho yajya. Gusa nyine iyo nda yaba arishimana bikarangira, ariko wowe yagarutse mu rugo arahagusanga akavuga ati no mama wanjye, ni nyina w'abana wanjye, ni nyina w'abana banjye, niwe uncungira umutungo wanjye iyo nahari. Ibyo mba nagiyemo byose asigara ari gucunga imitungo yanjye. Rero nta cyakuruta, kandi mumenye kubaha abagabo banyu, mubahe ibyo bakeneye. Niba umugabo agukeneyeho urukundo, muhe urukundo. Ikindi nanone mbihanangiriza, umugabo umwe arambwira ati wa mama we, wowe iyo uri mu rugo rwawe ujya ufata telefoni y'umugabo, ugasanga rero mwabagore mwe ibyo bintu ntabwo ari sawa. Kujya muri telefoni y'umugabo wawe, muri telefoni y'umugabo wawe nta kintu uba wemerewe kuba wakoraho. Gusa pe ukeneye nk'amayinite yaguka, ariko bidasabye ngo ugiye kumwinjirira ngo umenye ngo yavuganye nande, ati yandikiranye nande, ninde yohereje amafaranga. Ibyo ngibyo ntabwo biba bikureba. Iyo ugamije kubaka iyo ugamije kubaka ibyo ntabwo bitekerezaho, wowe ureba ikijya mbere, uravuga ati se
nimba yohereje ibihumbi 10 wowe ukaba uri muri miliyoni 5, uba uri kurwana n'iki? Icyiza rero ni uko mwareka abagabo banyu, umugabo uko yagenda kose aragaruka akagusanga. Urumva? Ni ukuri kandi mukomeze kubaha abagabo banyu. Ni ukuri umugabo baravuga ngo ni umutwe w'urugo, umugabo ni inkingi y'urugo, umugabo ni byose mu rugo. Uzareba urugo rutagira umugabo ruba rwasenyutse. Niyo mpamvu rero mugomba kubaka ingo zanyu zigakomera n'abagabo banyu, abana mubyariyemo, abana bakaza bakabona umutekano usesuye, bakabona icyo kurya gisesuye, wa mugore ukamenya gukorera urugo rwawe utitaye ku bibera hanze, utitaye ngo umugabo wanjye anca inyuma. Ibyo bintu bizatuma mwubaka kandi ibintu usange intera murimo iri kugenda izamuka mu bintu mutari muzi, kandi mwiragiza no kugira gute no gusenga Imana. Ni ukuri gusenga njye bijya bikunda kumfasha, kuko ikintu bimfashaho, nari mfite umugabo unca inyuma umugabo wanjye nkasanga yasambanye n'umukozi. Hari n'ubwo njye nigeze kubifatira, ariko ngiye mu buzima umva wa mugore we ikosa utazakora. Nubwo umugabo wawe wasanga aryamanye na runaka, uzirinde kwandagaza umugabo wawe. Njye noneho naramusanganye n'umukozi, ndangije ndamwitegereza ibyo barimo, ndabitegereza ntago bari bambonye, ariko ndeba hejuru mbwira Uwiteka ati Uwiteka niwe wampaye umugabo. Urumva? Mpita nibuka ko umugabo ari umutwe w'urugo. Ndavuga ati njye kwishyirira hanze umugabo ngo yasambanye n'umukozi. Umva, narababaye, ndababara, ariko ako kanya nariyakiriye mbifata nk'ibidahari. Usanga umugabo ansaba imbabazi, ariko nyine nabifashe nk'ibidahari, ariko sinashyira hanze umugabo wanjye. Mujye mumenya no kubika ibanga. Erega kuba yaguye muri uwo mutego nawe ntabwo aba ari we, ni shitani. Icyiza ni uko mwajya imbere y'Imana mukajya mugasenga musaba Imana, mubane n'abagabo banyu nizereka. Imana kuba yaraguhaye umugabo ikavuga ati ngiye nkukuye iwanyu nkuhaye umugabo, ntabwo yabura kuguha n'ibindi no kuguha kwihangana. Gusa nyine ni ukuri mukajya mushyira abagabo banyu hanze, mukunde abagabo banyu, mubakunde, kuko rwose nutamukunda, hanze aha hari abagore bazi gukunda, hanze aha hari abagore bazi gufata abagabo neza. Ejo rero umugabo wawe atazagucika ugahugira muri kirere irashya, kumva umugabo wawe yagiye kera. Rero ndagukunda cyane, niyo mpamvu naje hano kugira inama. Kurikirana ino video uyirebe, uyikunze urayikuramo inyigisho zumvikana kandi nziza. Ngaho mukomeze kugubwa neza, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Umva, Imana nibaturindire, turabakunda. Bye bye, muri abana bacu.